bigenze bite ambwire bigenze bite twanyibye penalty siratugere penalty yababa we nubihakanye nitwa dutatu guturuka Gasogi mwana nanze gufana Kenisi waje waroze yewe kana agacuma kabareyo wakabaroze cyane kunywa amazi y'ubururu n'umweru ahubwo hari ikintu utazi ngiye si ukukubeshya buri APR mfite igize 19 ngize 30 nta mwana arahagarika ku kabari afite ibirarane se ejo ntihaganyije na puri ujye ubara ibyo wacinye ibyo utarakinura bibara wowe wowe munyamakuru reka nkubaze uraha imbere yanjye wowe umbaza wowe urabara ibyo utaratsinda wowe zikora nko gufata sikoro cyangwa amazi ukayamena hano hasi gutya ni nko kuyamena iriya mace nkubwira umva sibyo ko nyine Rayon Sport twebwe reba izi mbaga yose itashi babajwe ngo watsinzwe na Nyamukandagira mu gikome imisoro ya leta ibyo byari ibintu bibabaje ahubwo twebwe hagize kudukasa impundu buri kanya umusifuzi uriya musifuzi nawe ntakirimo abape nawe ari kumwita umureyo nawe muramuyakanye oya wivuga ngo umureyo tuvugishwe nubwo yego yambaye imyenda ya kafu sibyo yego yambaye imyenda ya kafu turabyemera ariko nta musifuzi mace nkiriya urabozereye n'undi w'igikweto wisifura ngo buri kanya oya ntabwo ari ibyo ariko iyi rezilita ntakitwaye 19 kuri 30 abari aho turishimye nagahinda dufite nta n'ingingimira kuri umukino renga iki yama ikintu nenga sha ukukubeshya ndanenga ubuke bw'abafana ba peri nta kindi nenga ikindi wanenga se nyamara reba urari muri stade nawe abanyarwanda nimuzabashuke ngo peri ifite abafana nabo stade ya ubururu n'umweru stade ya ubururu n'umweru ugendeye kuki ntago hano hose ntago ari urafata usibye kari agace gakeya n'abaje nibabanze baje ngo urumva bari binangiriye imitima urabyemera bari binangiriye imitima abaperi ari baje afite icyizere ni iki ngiki ubu bari kugenda babyemera ku rukoma ikipe cyandinganye ni iya mbere nka kundi igikenyeri Man City urumva igenda ikanganya na Notre none ni igikenyeri nitwe ducuma dutatu guturuka Gasogi mwana wanze gufana Kenisi ako se Kenisi umuntu wagera ufatanyije n'abanyarwanda wawe mukira wamukira kandi uri Gasogi ubyibuke yamaye Gasogi ubyibuke ese kwanda uri Gasogi erega Gasogi n'ahantu atuwe n'abakire ntabwo ari kuba afite ikipe na akaziki twe twambara ubururu n'umweru bivuze ngo rayifisigo bifanwa n'abakire rwose bamwita Paul Muvunyi Gacinya erega nicyo cyiza cy'abareyo buriya abareyo ni ubumu twigarukiye ku mabareyo ukuntu baje bitabira umukino abayobozi baje abantu abugeze ubona baje ducyuye inota rimwe rigira ijya 30 urabyemera urabyumva tucyuye inota rimwe tugize amanota 30 urumva tukimara amanota 30 ngaho fatira siporo hari umukinnyi urimo waguzwe miliyoni zirenze miliyoni 10 muri siporo se hari ubuzi ako ngo gukina n'umukinnyi waguzwe miliyoni magana tuvugisha reka mujye musesengura yakinyata yego kwame ni igikenyeri kigendera kwereka ninywere n'amazi bamwita ducuba dutatu mungu wanze gufana Kenisi ko bivuga ako afana Kenisi umunwa yagira nakubye ngo umunwa agira ufatanje n'abanyarwanda ndagushimiye cyane nari burakoze papa tunaganira n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club by'umwihariko ariko n'umundi kugira ngo mwabonye ko umuntu witwa Ngabo Ruben yambaye neza cyane Ngabo Ruben yambaye neza cyane yasaga neza icyo namwe nk'abakunzi yaba ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club nabarangira kujya ahantu bita hariya mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi aho wita muri Smart Design kwa Murinyo baragenda bakakwambika ukaza usa neza ukaza umeze neza cyane dutangira rero Nyabugogo national mwatsinzwe aro wa mugore w'umupfakazi abuze umugabo banganyije kabiri umva mubwira akantu kamwe rero sibyo mwibera secret sibyo mu buzima busanzwe nakubwiye ko akazi nkora urakazi wambaye Bikira Mariya wa Rozari sibyo Bikira Mariya bareba bajya bibeshyira ngo ni bene wabo sibyo umva rero mubwira akantu kamwe sibyo buriya nubona imbwa yuriye igiti 99% ntabwo nigeze muvugiramo naciceke gato mbanze mvuge ndangize hari ikibazo buriya nubona imbwa yuriye igiti ntuzajye ngo niyo yiyurisha hari uba wayiteye sekuru nta mwana wambara ipantaro ya se hanyuma bihuriye n'umukino mwaganyije usa kubusira ikintu kimwe
wabonye umukino rateye hariya wamukenewe w'umureyo wabibonye buriya rero mwemereye Black Sampo ashyira muri iyi misatsi dore ya iyo barayikubise irangije iravuga ati amagambo ashize ivuga wowe tubwire penaliti batwibye utubwire amashoti twateye ubundi mu buzima busanzwe sijya mvugana n'abantu umva ikintu nkubwira cyo Nyarwanda we Nyarwanda urabyibuka kubwa wa mutoza mvuga ngo ishyamba ryanjye ngo zari gurisha bamwita Padiri Foruje ariko bakakanya sibyo nubwo umutoza wacu agifitemo ubwoba ariko reka wabwize ukuri ubu aka kanya reyo ndayihagaritse yifasha amaraso bamwita Nyabugogo koko ni Nyabugogo kandi Nyabugogo ni Nyabugogo urumva neza njye nitwa Rucagu rero Gikundiro aka hit shwanyaguza ibyo avuze njyewe nka Rucagu urabona ko tubonye inota rimwe kandi turani biten tufite amanota menshi kubarusha n'undi munsi amanota tugize numva ni nka 30 bya byose icya kabiri uko nguko match abiraganga kuri stade Amahoro i Remera match kayimaze kurangira amakipe yombi anganyije ubusa kubusa hanyuma rero icyo nakubwiye niba ushaka gusa neza n'ubundi niba ushaka kuba uri umuntu usobanutse muri rubanda hose bakakwemera niba ushaka kuba usobanutse ushaka kwambara neza ushaka kuba wakora ubukwe wambaye neza cyane nakurangira hariya mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi muri floor ya mbere ku muryango wa 49 bayita kwa Mourinho Design cyangwa se Smart Design ubundi bakakwambika neza cyane ku bakobwa bifuza kujya gusura ahantu runaka bakapanga plot bakajya kuvisitinga ahantu muri runaka iyo tour wajya muri Smart Design kwa Mourinho ubundi bakakwambika neza cyane ukaryoherwa nitwa Eric. Ufite imbogamizi zo kugenda ufite imbogamizi mu kubona ese hari waba ufite imbogamizi z'uruhu ese waba ufite imbogamizi mu kumva no kuvuga ese waba ufite imbogamizi mu kugenda mu mitekerereze mu kumva mu kuvuga ese waba ufite imbogamizi mu kubona ubu leta y'u Rwanda irimo gukora ikusanyamakuru ku bantu bafite izo mbogamizi zishobora kuvamo ubumuga niba utaragerwaho n'abakusanyamakuru egera ubuyobozi bw'akagari wowe kandi uzi umuryango urimo abantu bafite izi mbogamizi wiceceka bibutse bamenyeshe cyangwa se ubwire ubuyobozi bukwegereye. Nitwa Mugisha Jacques mfite ubumuga bwo kutabona nize kaminuza ubu mfite akazi agaciro k'iri kusanyamakuru nuko zarifasha leta gushyira mu igenamigambi ingamba zikemura ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo mu Rwanda baruzi wawe nanjye naribaruje njyewe naribaruje narabaruwe